Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye gukomeza twiga ku nyigisho twari twatangiye ivuga ku bapfumu bo mu rusengero, kuko usanga ariho bimukiye. Turasoma muri Samuel wa mbere igice cya 15 22 na 23. Samuel aramusubiza ati, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi n'udakurwa ku ijambo asa n'uramya ibishushanyo na terafimu. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze kuba ku ngoma. Amen. Hano turabona umwami Sawuli, icyo yarahamagariwe hano Uwiteka yari yamushyiriyeho kugira ngo ajye gutsemba cyangwa kuvanaho ubwoko bw'Amaleki, kuko Uwiteka yari yarabivuze, yarabibwiye na Mose kugira ngo abyandike mu gitabo. Igihe rero cyari kigeze ishyiraho umwami Sawuli, yimitswe na Samweli, turabyibuka. Ubwo yari ari hagishaka za ndogobe za se. Noneho hano rero yari yatumwe n'Imana kujya gutsemba, kuvanaho Abamaleki, kuko bagendaga bica Abisirayeli igihe bavaga muri Egiputa. Bagendaga basigara inyuma, Abamaleki bakagenda babica. Hano rero Uwiteka yari agiye gusohoza icyo yavuze. Hano rero no mu rusengero usanga abantu benshi bibwira ko gutamba ibitambo ari by'Imana ikunda. Ugasanga mu rusengero barigisha gutamba ibitambo bimwe by'abapfumu, aho bakwigishije kumvira Uwiteka. Ugasanga barigisha ibyo gutanga ibitambo, kandi Uwiteka ntabwo yishimira ibitambo, ahubwo yishimira umwumvira. Ijambo ry'Uwiteka nicyo rivuga. Ugiye mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 28, nicyo Uwiteka avuga kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 14. Noneho iyo wumviye Uwiteka, ugize umwete wo kumvira Uwiteka, ubona imigisha. Ariko abenshi bagenda bakora nk'iby'abapfumu, mbese bigisha ibyo gutamba ibitambo, aho bakwigishije kumvira Uwiteka. Kumvira Uwiteka rero naha turabibonye, kumvira Uwiteka biruta ibitambo, kandi kwitonda Uwiteka hari izo ebyiri, ibintu bibiri byo kumvira no kwitonda. Kumvira bikaruta ibitambo, no kwitonda kandi bikaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Uwiteka rero yishimira umwumvira, ntabwo yishimira ibitambo. Mu Isezerano Rishya, aho Yesu yigishije muri Matayo, avuga Matayo igice cya 21 murongo wa 33 kugeza ku wa 46, niho yigishije umugani wabo umuhinzi yasigiye uruzabibu. Noneho akoherezayo abajya kureba umusaruro, kuko ni uruzabibu rwe, ariko bakabica. Noneho murabisoma muri Matayo igice cya 21 murongo wa 33 kugera ku wa 34. Noneho ngo hanyuma ibyo dusoma ku murongo wa 38 ngo na 7 kugera umurongo wa 37, 38 wa 38 ngo maze abahinzi babonye mwene shebuja baravugana bati, uyu niwe mutware, nimucyo tumwice, ubutware bubu bwacu. Hano rero yari yohereje umwana we agira ngo arebe umusaruro, ariko bahitamo kumwica. Nguko rero aho kumvira, aho kugira ngo abantu bakore iby'Imana ibasaba, bakora ibyo batekereza, ibyo ubwabo bibwira mu mitima yabo, mu by'ubugome. Mu murongo wa 45
ngo abatambyi bakuru n'abafarisayo bumvise imigani ye bamenya yuko ari bo avuga. Uvuga ibigoramye imihoro irarakara. Uvuze ibigoramye imihoro irarakara. Ni ukuvuga ngo bano kuko ari bo yavugaga, Yesu aje kugira ngo abahe agakiza, ariko bo bakibwira ko ari bazima, ariko umwami Yesu yashaka kubaha agakiza. Bo rero turasanga ko mu rusengero rero abahari nabo bavuga ko ari bazima, batanga ibitambo, batanga na za icyacumi n'icyacumi cya nyirasogi ngo bakabitanga, ariko bakibagirwa ibyo gukora iby'ukuri, byo gukiranuka no kwezwa. Ugasanga rero aho kugira ngo bakore ibijyanye no gukiranuka, ahubwo bashaka gutanga icyacumi. Ntabwo Uwiteka yishimira amaturo n'ibitambo bindi, ahubwo yishimira ko abantu bumvira umwana wayo. Haleluya! Yesu rero nicyo ashaka, ni nacyo cyamuzanye, kwari kugira ngo bashobore kumwumvira. Iyo rero abantu bakomeje kujya hirya y'ibyo Yesu avuga mu ijambo rye, ntaho bitaniye no gukora ibyo ushaka. Gukora ibyo ushaka rero ni ukuvuga ngo uba ufite undi mwami wumvira atari Imana. Ni ukutumvira nyine, ni ukwigomeka. Ibyo ngibyo ni byo kugwa mu cyaha, ni icyaha kimwe n'umwicanyi cyangwa n'abandi bameze batyo, niko twabisomye. Niyo mpamvu rero dukwiye kwitonda mu itorero tukumva icyo batubwira. Se batubwira kumvira Uwiteka cyangwa batubwira gutamba ibitambo kugira ngo tubone iby'Imana yadusezeranije? Uwiteka aratubwira ngo tugire umwete wo kumwumvira. Haleluya! Twese rero tugire umwete wo kumvira Imana, aho kugira ngo tujye mu gutanga ibitambo, kandi Uwiteka ntabwo yishimira ibitambo, ahubwo ashaka umwumvira. Uwiteka abane namwe kandi abagirire neza mu izina rya Yesu. Amen.